Murakaza neza kuri Youheal. Uyu munsi ugiye kureba hamwe kuvira kunda. Niye impamvu kuvira kunda ku mugore utwite ari ibintu bibi cyane. Kuvira kunda ni ibintu biba ku bagore batwite cyane cyane mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri. Nko mu gihembwe cya mbere ba ku rugero rwa 25%. Bishatse kuvuga ko abagore bagera kuri 25 mu bagore 100 bashobora guhura n'ikibazo cyo kuvira kunda. Bishobora kuba bitarakubaho ariko ushobora kongera ugatwita bikaba byakubaho. Cyangwa ukaba utaratwita ari ubwa mbere ko ugomba kumenya ko cyo ari ikibazo gikunda kuba ku bagore batwite. Naho bari mu gihembwe cya kabiri cyo umugore umwe kuri kugera kuri 2% nibo bashobora guhura n'ikibazo cyo kuvira kunda. Muri kiganiro cyacu tugiye kureba hamwe impamvu kuvira kunda ari ikibazo gikomeye cyane cyo gusaba kwitahutira kujya kwa muganga kugira ngo bamenye ikibitera, kuko ibingibi biri mu bintu byica cyane cyane abagore batwite bari mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri. Ni ibintu nyine utagomba guca amazi cyangwa se ngo nibikwiye wumve ko bireta byikiza, ahubwo ni ibintu bikubaho uzi ko utwite ukavira kunda cyane cyane mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Reka turebe hamwe bimwe mu bintu bishobora gutuma umugore utwite uri mu gihembwe cya mbere cyangwa se mu cya kabiri avira kunda. Ikintu cya mbere buriya kinateye ubwoba muri byose, kinateye ubwoba muri rwose gishobora no kwica n'umugore, kirangwa nuko umugore avira kunda harimo kuba watwikira mu mwanya utari wa nyababyeyi. Ubundi umugore utwite umwana agomba gukurira muri nyababyeyi. Rero hari igihe usanga umwana ataragiye ngo yemere muri nyababyeyi abarakurira akajya nko mu miyorantanga. Rero nk'iyo umugore atwitiye muri iyo miyorantanga, kuko imiyorantanga idafite ubushobozi bwa nyababyeyi, nyababyeyi ifite ubushobozi bw'uko uko umwana akora nayo igenda yiyongera, iyo miyorantanga yo nta bushobozi bifite. Rero wa mugore iyo atwitiyemo handi uko ari hatoya, iyo umwana akuze ya miyorantanga ibishobora gushwanyuka, yashwanyuka umugore akava bikagaragara nyine ari kuvira kunda nyine biciye mu myanya ndangagitsina. Yatinze kujya kwa muganga no usanga bishobora no kumwica agapfa. Ikindi kintu cya kabiri gikunda gutera abagore kuba bavira kunda mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri harimo kuba inda yabiri kuvamo. Umugore akaba yatwite ahantu hangombwa nko muri nyababyeyi ariko inda ikaza kuvamo, aribyo turuze kureba hamwe impamvu ushaka kuba zatera inda iri kuvamo. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma inda cyangwa se umugore ashaka kuvira kunda harimo kuba inda itaravamo ariko itangiye kugira ibibazo bishaka gutuma yanda ivamo. Yumva iyo nda aho bitandukanye n'inda kuvamo, hahandi iyo inda bikiri mu mwana kiri muzima ariko iri gushaka kuvamo. Cyo ni cya gatatu gishobora gutera ko umugore yavira kunda. Ikindi kintu cya kane gishobora gutera umugore ko yavira kunda harimo ibyo kwita gutwita inda y'urubura. Iyi nda y'urubura ngiraje kwisobanura muri makeya ni inda ubundi bitari mu mwana. Ubundi inda isanzwe igomba kuba iri mu mwana, irimo n'ingobyi, irimo n'ikizu kirimo amazi umwana agomba kuba arimo amufasha. Rero inda y'urubura ikintu kiranganye nuko ubyumva arimo ijambo urubura, ho nyine turebye mu machine ecography ubona nyine ari ibintu bimeze nk'urubura nta mwana urimo. Akenshi iterwa nuko intangagore ziba zidafite uturemangingo dukora umwana. Ugasanga ihuye n'intangangabo ariko twaturemangingo dukora umwana intangagore ntayo dufite, ihuye n'utw'intangangabo twonyine gusa tubuze n'utw'intangagore ngo duhure tureme umwana. Ugasanga nyine agize inda y'urubura. Iyo ngiyo rero inda y'urubura kuko nayo iba atari inda iri mu mwana, nayo iyo yashize iminsi ishobora gutangira kuva, kandi nayo ni inda mbi cyane ishobora kukwica, ikaba yanakuviramo kanseri. Ifite amahirwe yuko uyimara igihe kirekire utabizi ishobora kuvamo kanseri. Ikindi kintu cya nyuma gishobora gutera umugore utwite kuba yavira kunda harimo kuba inda ikintu cyane, aho byo hari kuba byo bitwa bya implantation, aho ingobyi biri gufata muri nyababyeyi itarafatamo neza, nabwo umugore ashaka kuvira kunda. Ibyo ngibyo ntabwo bitenkeye cyane nk'ibyo bindi navuze. Rero izo nizo mpamvu z'ingenzi cyane zikunda gutera umugore utwite wo mu gihembwe cya mbere kuba yavira kunda. Reka turebere hamwe bimwe mu bintu byongera ibyago by'uko umugore ashobora gutwitira ku ruhande ntatwitire muri nyababyeyi. Aricyo kintu twabonye kibi cyane gishobora kuba cyatera inda, kiba cyatera inda umugore akaba yavira kunda bitari ngombwa. Ikintu cya mbere rero cyangwa se ibintu byongera ibyago, ikintu cya mbere cyongera ibyago by'uko umugore yatwitira ahandi atari muri nyababyeyi nko mu miyorantanga harimo kuba byarigize kuba bimubaho. Nk'umugore ugize gutwitira watwishe inda ya mbere akaba yatwitira nko mu miyorantanga ntatwitire mu nyababyeyi, afite ibyago byinshi cyane ko n'izindi nda bishaka kumubaho. Niyo mpamvu nyine abasaba kwikurikiranisha hakiri kare. Ikindi kintu cya kabiri harimo abagore babazwe kuri iyo miyorantanga. Ubundi iyo miyorantanga tuvuge wagizeho nk'uburwayi bakakubaga,
haba hari utuntu dushinzwe kuba twakohereza umwana muri nyababyeyi tuba twaragiye twangirika ku buryo ibyago by'uko umwana adashobora gutambuka ngo ave mu miyoboro ntanga agenda ajye muri nyababyeyi akomeza bariho kurira byanga. Ikindi cya gatatu gishobora kongera ibyago by'uko watwitira ahandi hatari mu nyababyeyi cyane cyane nko mu miyoboro ntanga harimo kuba ufite uburwayi muri iyo miyoboro ntanga, ukaba ufite uburwayi ukagenda bugafunga iyo nzira umwana ntabashe gutambuka ngo ajye muri nyababyeyi. Ikindi kintu cya kane gishobora kuba cyatuma utwitira ahandi hatari mu nyababyeyi nko mu miyoboro ntanga harimo kuba urwaye ama infection. Abagore benshi bagira ama infection ntibayivuze, ugasanga bagira umwanda cyangwa se amasoro mu myanya ndangagitsina menshi anuka asa nabi, bakagira uburyaryate mu myanya ndangagitsina, bakora mpuzabitsina bakababara ariko bakagira isoni bajya kubyivuza. Ibyo bintu rero iyo bimaze igihe kirekire bishobora kugenda bikangiza ya miyoboro ntanga nababwiye, umwana ntabashe gutambuka ngo ajye muri nyababyeyi. Ikindi kintu gishobora gutuma ushobora gutwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi harimo uko nanone ushaka kuba warakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa DIU. Ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro bwa DIU cyangwa DIU ni uburyo burinda umugore kuba yatwita kugira 99%. Urutonde uburyo bwose bwo kurinda gutwita. Ariko iyo ubwo buryo bugize ibyago buke cyane bigaferinga cyangwa ntibukore neza, kubera ukuntu nyine kagapira kaba kari muri nyababyeyi ariko ka DIU gashobora gutuma wa mwana adatambuka ngo ajye muri nyababyeyi. Gusa ariko ibyo ngibyo ni ibintu biba ku rugero ruke cyane, ariko nyine iyo ibyo byago bikubayeho nabyo bishobora gutuma udatwitira muri nyababyeyi. Ikindi harimo abagore bafite ikibazo cy'ubugumba. Akenshi abagore bafite ibibazo by'ubugumba usanga akenshi imiyoboro ntanga yabo ifite uburwayi n'ubundi, noneho bwa burwayi bugatuma wa mwana adashobora gutambuka ngo ajye muri nyababyeyi. Ibyo ni byo bintu by'ingenzi cyane bikongerera ibyago by'uko ushobora kuba watwitira ahandi, sibyo ntutwitire muri nyababyeyi wayiviramo utabimenya bikaba byanakuviramo no gupfa. Gutwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi hadafite ubushobozi bwo kwiyongera uko umwana agenda akura, iyo umwana akuriyemo cyane cyane nko muri iyo miyoboro ntanga nk'uko nabisobanuye haba hashobora gushwanyuka ukava utabimenya, abantu ugasanga wanapfuye. Niyo mpamvu iyo uviriye ku nda ubizi ko utwite ugomba kwihutira kwa muganga bwa mbere. Katurebe hamwe noneho ibintu bishobora gutuma nanone kongera ibyago by'uko umugore inda ishobora kuvamo. Kugira ngo umugore na ibyago by'inda bishobora kuvamo byiyongere, icya mbere cyo harimo ko abagore bakuze cyane abantu basamye inda ya mbere bakuze bayiheje imyaka 35, ibyago by'uko inda bagiye gutwita bishobora kuvamo biba biri hejuru. Ikindi cya kabiri cy'uko umuntu ugize kugira inda zavuyemo, tuvuge niba ari nk'inda ya gatatu ya mbere yavuyemo, ufite ibyago ko n'izindi nda zakurikira zishobora kuzavamo. Ikindi harimo ama infection. Ama infection buriya ni ikintu cyane abantu bakunda kwirengagiza kandi cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho. Ya ama infection nkuko nabisobanuye abashobora kugenda kangiza ahantu umwana agomba kuba. Rero niyo mpamvu ya ama infection nk'iyarwaye ugatwita abashobora kongera ibyago by'uko inda ishobora kuvamo. Ikindi kintu, abantu banywa itabi, abantu banywa caffeine cyangwa coffee sibyo batwite, abantu banywa inzoga, ibyo bintu bishobora kongera ibyago by'uko inda ishobora kuvamo kandi wari utwite neza. Rero ibintu bishobora gutuma nyine inda ishobora kuvamo ni byinshi cyane, gusa ariko ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi cyane kuba byarigize kubaho kuburi hejuru imyaka 35, kuba unywa itabi, kuba unywa inzoga, kunywa caffeine, kuba ufite ama infection. Ntibagiye kandi nanone abantu bafite umubyibuho ukabije. Byagaragaye ko kenshi abantu bafite umubyibuho ukabije ibyago by'uko inda ishobora kuvamo biba biri hejuru cyane. Ariyo mpamvu biba byiza buri gihe, sinavuga ngo mbere yo gutwita buri gihe ugomba kugira ibiro biringaniye ntujye mu mubyibuho ukabije. Ikindi n'abantu bafite diabete, buri abantu bafite diabete bafite ibyago byinshi cyane by'uko inda ishobora kuvamo. Niyo mpamvu niba uzi ko ufite uburwayi bwa diabete iyo ushaka gutwita ugomba kubanza kubona muganga wawe. Ese ushobora kwibaza ubundi muri make nibe bintu bituma inda zivamo? Akenshi ubundi ku rugero ruri hejuru ya 70% kugira ngo inda zivemo aba ari uko umwana atiremye neza. Ubundi umwana agira uturemangingo duto cyane natwe tugira duto cyane twitwa chromosome. Uturemangingo rero nitwo turema umwana. Rero ko uturemangingo iyo dufite uburwayi wa mwana agatangira kwirema akajya muri nyababyeyi ubwayo imenya ko uwo mwana nyine atari umwana umeze neza, ikamwanga cyangwa se ikamurejeta. Rero iyo umwana afite uturemangingo tutameze neza, nyababyeyi iramwanga, ibyo twita kumurejeta mu ndimi z'amahanga, none ugatuma yanda ivamo. Ku rugero rwa 70% kenshi nicyo kibazo kiba gihari. Ikindi kintu cya kabiri gishobora gutuma
gutera inda kuvamo harimo kuba nyababyeyi nayo ubwayo ifite uburwayi. Hari uburwayi bwinshi cyane nyababyeyi ishobora kugira, harimo nk'ibyo twita ibibyimba cyangwa se ibyo twita myoma, fibroid. Ibyo ni ibibyimba biza muri nyababyeyi bikaba byaza mu mwanya umwana akuriramo, umwana yageramo akabura aho akurira, n'unyababyeyi ikamwanga na nyine ikamusohora nyine inda ikavamo. Ikindi none hashobora kuba uko nyababyeyi ifite ikibazo cyo kuhajemo cyo twita septa, ikigabanyamo ibice, yakigabanyamo ibice wa mwanya ukaba muto umwana gukuramo, umwana nyine inyababyeyi ikanga ko umwana akuramo aho ngaho inda ikaba yavamo. Ikindi kintu none nkomeza kugenda ngarukaho ama infection ni ikintu kibi ku gitsina gore yo mu myanya ndangagitsina, kuko ama infection cyane cyane nka syphilis irituma inda zivamo ku rugero rwa 27%. Nk'abagore bafite syphilis 100%, 21 inda zabo zivamo. Kuko ama infection aragenda akangiza aho umwana agomba gukurira, ikangiza umwana ntakuru uko agomba gukora, none nyababyeyi ikaza gutuma nyine umwana avamo. Ama infection rasi ikintu cyiza nyine ni ikintu ushobora gutuma inda zivamo. Tumaze kubonera hamwe rero ibintu bishobora gutuma inda zivamo, ibintu bishobora gutuma inda zikura aho zitagomba gukurira. Twarebye kandi bimwe mu bintu bishobora gutuma abagore bava mu gihe cyane cyane mu gihe cya mbere n'icya kabiri, aho twarebye kuba watwitira ahandi hantu hatari muri nyababyeyi, kuba inda zaba ziri kuvamo, kuba watwite yanda y'urubura. Nabasobanurira ko akenshi inda y'urubura iterwa nuko intangangore zo zifite ikibazo, cyangwa se intangangabo zikaba ari ebyiri zawe n'intangangore, cyangwa se ikaba ari bya bintu nabyo byuko inda bishaka kuvamo ariko itaravamo. Katurebe hamwe noneho icyo wakora mu gihe waviriye ku nda. Mu gihe wavuye ku nda, ikintu cya mbere cy'ibanze kiruta ibindi byose ni ukujya kwa muganga. Kugeze kwa muganga bamenya ikiba kiri gutuma iyo nda yawe uri kwiviraho ari iki. Nkuko nabasobanuye harimo bimwe byica cyane nko kuba watwitira ahandi. Niyo mpamvu mu gihe cyose ubonye umuntu uri kuvira ku nda, cyangwa se wowe ubwawe uri kuvira ku nda, ikintu cya mbere ari ukwihutira kujya kwa muganga. Nk'iyo basanze akenshi ari inda iri kuvamo, nk'umwana yavuyemo ariko hasigayemo ingobyi cyangwa se ibindi bintu muri nyababyeyi, icyo bagufasha ushobora kuba bakogereza muri nyababyeyi bakahozamo bigashiramo, nyababyeyi ikongera ikiyegeranya ntukomeze kuva, cyangwa se bakaba baguha imiti igufasha kogereza muri nyababyeyi. Ibyo byose bifasha gutuma bya bintu byatumaga uva bihagarara, byahagarara ugakomeza nyine ubuzima bwawe, ukaba wazashobora gukomeza utwita no mu zindi nda zikurikiye. Ikindi kintu cya kabiri, nk'iyo basanze watwite ahandi hantu hatari muri nyababyeyi, nkuko nabisobanuye, ibyo ni ibintu byica cyane. Nk'iyo bitarava ikakiri gatoya bashaka kuguha imiti, ariko ubundi iyo batangiye kuyiviraho yanda watwite ahandi hatari muri nyababyeyi, igisubizo no kujya kubaga bakagenda gakuramo wa mwana uri gukurira ahantu atagomba gukurira, noneho bakafunga neza, ubundi bakazakurikirana ku buryo butaha uzatwita nyine mu zindi nzira zigenze neza. Urumva rero ko ikintu cya mbere umuntu wese uri kuvira ku nda mu gihe cya mbere kujya kwa muganga kugira ngo amenye icyaba kiri kubitera. Nk'iyo none basanze ari cya kibazo nababwiye cyo kinda y'urubura cyangwa se cya mora pregnancy, yanda y'urubura ko ninda itari mu mwana, aho ngaho naho barakogerezamo kugira ngo utazagira ibyago byo kuba byakuviramo kanseri. Kuko batakogeje mukamera igihe kinini cyane bishobora gufata n'ibice by'umubiri bikaba byagutera kanseri. Nk'iyo basanze noneho umwana akirimo ariko inda ishaka kuvamo, akenshi baragufasha. Niba wabuze amaraso menshi bakaba bakongera amaraso, cyangwa bakabaguha amaserumu kugira ngo ugire agatege. Iyo kuva byahagaze akenshi hari ibintu bagusaba ko wakora, nko kuba wareka gukora imirimo y'ingufu muri icyo gihe, cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina. Ubundi noneho kugira ngo umwana barebe ko ashaka kwegera imbere inda, ibyago byo kuvamo bikagabanuka. Rero ushaka ibase umugore wagize ibyago byo kuba yavira ku nda inda zikavamo cyangwa agatwitira ahandi, ese inda zikurikiye ubutaba ashaka kongera kuba yatwita neza? Igisubizo gihari nuko akenshi nk'iyo umugore agize ikibazo cy'uko inda yavuyemo, izindi nda zizakurikira bashaka kuba yakongera agatwita neza, icyabasabwa cya mbere ni ugutangira kwikurikiranisha kwa muganga hakiri kare, kugira ngo bya bintu byamuteye ibibazo byo kwinda ivamo cyangwa gutwitira ahandi ku ruhande nk'ama infection nasobanuye bayakuvuye niba uyafite. Kandi hari n'imiti bashaka kuguha. Ubushakashatsi bumwe na bumwe bwagiye bugaragaza ko ishobora kongera amahirwe yo kuba ubutaha wabyara neza, harimo nka za aspirine. Niyo mpamvu ibyo byago byakubayeho ni byiza kuzininda zikurikiyeho uba ukwiye kwikurikiranisha hakiri kare. Ariko icyambere nyine ni kuza kwa muganga, kandi amahirwe yo kuba wakongera twita neza nubwo ibyo byago byarakubayeho aba ari hejuru cyane. Rero mwakoze cyane gukurikirana umuyoboro Youheal no kuri YouTube. Mbashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye, yaba ibyo twakoze ubushize yaba n'ibyo tuzakomeza gukora. Mwari kumwe na muganga ufite n'amajari Aristide, nawe utaha mu biganiro byacu bikurikira.